wabita Clapton kibonke ari icecekeye yabaye kiragi. Bahavu ni umustar, icyo ni icyambere. Bahavu yakoze movie yabaye iya mbere, icyo ni icya kabiri. Yarongeye abana best actress of the year. Ni ikihe kintu amariye abantu benshi runaka? Amariye iki abantu societe? Ninde ufite societe yungura? Ibaze ko akora movie iri guhangana ku rwego rw'igihugu akaba ari we yihagarariye. Rero biragoranye cyane ko amufata ukamujyana na Mitsutsu. Alliah Kuri yaje kuba yatanga award, agiye guhereza award umuntu aramupfukamira. Biriya bintu na ibintu abantu benshi bibaje hose kubera iki ngo yapfukamye. Gusa ikintu kiri bugarukeho nuko impamvu yapfukamye. Hari umuntu higeze kuri Mico the Best ati dore dusigaye turwanira ibyana n'abanaija ba manager mushyire mokime aka kazi ni danje. Byaragaragaye ko abanaiba batwinjire. Tugarutse kuri kano kantu kuko hari umuntu wigeze guhuza bino bintu biravuga ati nyine ngo abanaija ngo iki ari kuvuga kuri Alliah Kuri. Ako harakano Alliah Kuri yagarutse avuga ati uyu muntu he trust in me and I trust in him. Avuze ati anyizeramo nanjye nkamwizeramo. Nakantu abantu benshi babitse nubwo benshi batakagarutseho ntago twabura kukagarukaho. Yavuze ati Slim Jesus. Eyo mwongeye kwirirwa abakunzi bacu muri kano kandi nagarutse murabizi harashize igihe kinini nsa nk'umuntu nyine mutabona cyane, ariko twagarutse kuri channel yacu tugiye kuzatubahereza ibikorwa hafi ya buri munsi kandi gatanu kuri gatanu. Muri kano kanya rero ikintu gitumye ngaruka hano ni ikintu bita Rima mu magambo arambuye ni Rwanda International Movie Award. Abantu benshi bagiye bareba ibintu bigiye bitandukanye, mwagiye mubyibonera ese byari bimeze bite, byari byifashe bite. Abantu bagiye batera comments zigiye zitandukanye bavuga bati iriya Rima abantu barabereye ibintu byagenze gutya na gutya. Gusa nanjye nari nibereyo, gusa tugiye kuzureba comments zimwe na zimwe z'abantu bagiye batera. Gusa ikintu gihari nuko uretse ko abantu mu buzima busanzwe award zose izabayeho izizabaho izitara award zose ko byagenda kose ntago bajya bavuga bati uyu muntu yabugize amanota cyangwa uyu muntu atsinda igikombe ngo bumve ko yaragikwiriye. Batera comment ngo byagenze gutya, yaribye byagenze gutya. Even no mu challenge yose uretse no muri movie award na competition zose zirawe, kuko buri muntu wese ayumva nyine narakoze. Gusa ariko ndagaruka ku bantu bagiye bavuga ngo baribwe. Abantu bavuga ngo baribwe sinzi impamvu bavuga ngo baribwe. Bamwe mu bantu bavuga ngo baribwe ndaza kuba nagaruka ko bita, hari uwo bita Mitsutsu, hari uwo bita Bamenya, hari uwo bita Bahavu niwe watwaye igikombe. Wabita Clapton kibonke ari icecekeye yabaye kiragi. Undi nicyo kintu nibwo bwa mbere twabona wabita Clapton yafunze atagize comment atera ku kintu runaka. Mbese twanabyibajiyo nyine twase ko Clapton ko nta kintu bikoze se no kwamuhaye award yuko yabaye best actor of the year cyangwa no kubera iki. Gusa nyine ikintu gihari nuko iriya modoka hari uwo wavuze ati iyi modoka n'ubundi mu nama yabaye baravuze bati ngo nyine wabita Bahavu yavuze ati iyi modoka mutubwire tube serious, mutubwire imodoka ifite agaciro kangahe tumenye turashora ngahe kugira ngo tuyitsindire. Ni Mitsutsu yabivuze ku kinyamakuru bita MI aho yarimo avuga ati byari bimeze gutya na gutya, n'ubundi bari barimo bavuga bati imodoka ifite ikahe gaciro ndetse n'abamenya bisigara. Gusa ikintu cyobaje nuko bagiye bashora amafaranga menshi, gusa amafaranga yabo kuyagaruza bikagorana cyane. Urumva rero iyi award ukuntu yari imeze nuko ngo ni award urebye ukuntu byagenze byari bimeze fresh, uburyo byari organized byari fresh cyane ko nyine n'ibyamamare bitandukanye byagiye biza bikitabira iyo award bakareba ese wagwari. Gusa ikintu cyaje kuba imbogamizi zaje kuba ku bikombe. Anavuga ati abantu bahaye ibikombe batabikwiriye. Gusa n'abantu bahaye ibikombe tutari tuzi, ukabona hari uwo bahaye ngo best movie, abantu nyine tutari dusanzwe tunabona. Gusa uretse ko nyine rwadatera sinema nyarwanda inkunga mu buryo bugaragara, tujya dukunda kuba tubabona, wenda tukabona hari movie tubona ziza zikaba trend hano hanze tukibaza abantu bazihisha inyuma n'ibande. Twaje kwa rero twababona tubona barimo baragaragara bahabwa ibikombe bitandukanye. Urumva byari ibintu bya fresh. Reka rero tugenda tugaruka kuri zino awards zagiye zitangwa. Mbere na mbere tuzaza turebe kuri award best actor wabita Clapton yaje kuba yakegukana. Wabita Clapton mu nyuma yo kucyegukana ntago bigeze nta kintu na kimwe abantu bigeze babivuga, bishatse kuvuga ko nyine yaragikwiriye. Tuhita tugaruka ku cyo bita best director, nabyo na bintu bateye na comment nyinshi bateye. Tugaruka ku kindi, gusa ikintu tugiye kugaruka turaza kugaruka kuri iriya modoka. Iriya modoka impamvu tugiye kuyigarukaho nuko abantu benshi bagiye batera comment hasi ntago yarayikwe. Gusa nyine umuntu bita Bahavu mu kiganiro cy'ubushize abantu bakurikirana ikiganiro bita Cross Vibes gica kuri Good Rich nigeze kuba nabivugaho. Sorry bari baturagayo gato turakomeza twari tugeze. Twari turi kuvuga kuri iriya modoka. Iriya modoka ni ikintu abantu benshi babyibajeho gatesi iriya modoka arayikwiriye. Gusa nyine aha nkuko bimeze
muri competition zose zisanzwe niba bavuze bati dushyizeho imodoka, competition ni ugutora, gushyiraho amafaranga, uratora nga ugira amajwi menshi aregukana imodoka. Uwo bita nyine nabyo byaranagaragaye ko saa sita z'ijoro zageze uwo bita Bahavu ari we wa mbere. Gusa uretse ko utuntu twagiye tuba nk'uwo bita bamenya ngo nyuma ngo aratoye ngo amajwi ye ntiyajyaho, ngo gusa nyine ngo byaje kurangira ngo atsinzwe kandi ari we wizize cyangwa nyine yashoye cyangwa yagize ati. Gusa nyine ikintu gihari ni uko nyine ubwo nimba yaratsinzwe yagombaga gutsindwa, nako ntibyari kugenda, kuko nimba bavuze bati competition zirangira itariki izi n'izi, akagotwa wenda akagumya akitora amasaha yarenze, urumva byaje kurangira araburije. Reka rero tuhita tugaruka ko bita Bahavu. Abantu benshi ko ati imodoka ntabwo ayikwiriye. Imodoka Bahavu impamvu ayikwiriye ni izi eshatu. Bahavu ni umustar, icyo ni icya mbere. Bahavu yakoze movie yabaye iya mbere, icyo ni icya kabiri. Yarongeye aba na best actress of the year. Urumva we aranakora cyane, ntabwo ari umuntu nyine uraho udakunda gukora. Urumva even no kuba byonyine abonye ayo award ni uko ko nyine arakunzwe, arazwi, no kuba yarayibonye nyine arayimerita, kuba yarayibonye arayimerita. Ubundi byari kuba bibi iyo award ihabwa undi muntu utazwi. Rero abantu bakunda kurana bati iki gikombe cyari cya Mitsutsu, cyari icyuyunguyu. Yego no bita Mitsutsu yaragikwiriye, ariko ntabwo yaragikwiriye cyane nka Bahavu, kuko nko bita Bahavu yakoze movie irakundwa cyane. Uwo bita Mitsutsu kugeza iki gihe ntabwo arakora movie iwe ku giti cye, uretse wenda kwa yakora comedy. Ikindi kandi ntabwo afite abantu yagiye azamura tuvuge tuti wenda uwo bita Bahavu Mitsutsu yazamuye abakomedi runaka. Ikindi kintu kandi Bahavu afite abakozi ahemba, afite abantu benshi bungukira muri movie iwe, afite abantu benshi nyine bungukira mu bikorwa bye. Urumva rero nibyo bintu nabyo tubigenda tukareba se uyu muntu afite ni ikihe kintu amariye abantu benshi runaka, amariye iki abantu societe. Ninde ufite societe yungura, ninde ufite societe nyinshi atunze. Hano tuhita tugaruka tuvuge tuti uwo bita Bahavu afite aba directing movie biwe, arabahemba, abakora ibiki byose arabahemba. Urumva nyine uko byagenda kose impamvu Bahavu azidizavinga ni izo ngizo zikurikira, nuko nyine afite abantu benshi, afite even hari n'abantu benshi bamukunda. Impanga series nta muntu utavuga ko watinya kuba ari filime yakunzwe cyane, kuko iyo urebye nka Impanga series zimwe muri movie bihangana harimo zabamenya, harimo n'izindi movie zose zikorwa hano mu Rwanda. Ibaze ko akora movie iri guhangana ku rwego rw'igihugu akaba ari we yihagarariye. Rero biragoranye cyane ko amufata ukamujyana na Mitsutsu, umukomedi uzamutse noneho azamutse uyu mwaka, ntabwo aramara umwaka azwi, ntabwo aramara igihe kinini azwi, uretse wenda ko ari kuritinga cyangwa se ari gutwika fresh. Ntabwo bivuze ko yaza ngo ahite ahanganira award n'uwo bita Bahavu Janet. Biragoranye cyane kabisa. Ikindi kintu rero navuga cyaranze iriya award cyangwa se Lima, haje kuba haboneka ko bita Alliah yaje kuba yatanga award, agiye guhereza award umuntu aramupfukamira. Biriya bintu na ibintu abantu benshi bibaza se kubera iki ngo yapfukamye. Gusa ikintu kiri bugarukeho nuko impamvu yapfukamye nuko yagombaga gupfukama bitewe nuko uwo yaragiye guhereza award ni umunya-Nigeria, kandi ni umuco w'abanya-Nigeria. Umuco w'abanya-Nigeria uburyo basuhuzanya munesi, ubwo nimba mu muco wabo ari uburyo basuhuzanya. Tubibutse kandi ko uwo bita Alliah akunda abarizwa cyane muri Nigeria muri iyi minsi, ntari gukinira movie, ntari kugaragara cyane. Urumva umuco wabo bamaze kubajya, nuko ngo nimba ugiye bavuga ngo ugiye uryasaza zirya mbisi. Nimba ngiye mu gihugu runaka nkasanga umuco wabo no gusuhuzanya mu buryo runaka, ninza mu gihugu cyanyu se nkasuhuza, ninza mu gihugu cyacu ngarutse mu gihugu cyacu nkabona ndi gusuzanya nyine n'abantu, wenda ndi gusuhuza za nsuzanyo zo mu gihugu cyacu, wenda uko twari tubayeho life yuko twari twibereyeho aho ngaho, kucyumva ko mwabijudginga, kucyumva byabateza ikibazo. Bero ntabwo ari ikibazo gikomeye cyane ko nyine we yasuhuzanyije cyangwa se yamuhaye akurikije umuco wabo. Ntabwo uzaza tuvuge nimba ugiye guhereza award nkuko geraga guhereza award umuntu runaka wenda utumva ikinyarwanda bakavuga ururimi rw'icyongereza, ni ibintu bisobanutse cyane. Nkuko rero nawe yagiye guhereza award umuntu ufite umuco wo mu gihugu cyabo, akavuga ati umuco wabo guhereza umuntu ikintu urapfukama, yagomba gupfukama. Niko byagenze kandi byagomba no kugenda kure. Rero abantu bavuga bati ngo Bahavu ngo nyine ngo kuba yarapfukamye uriya ngo nuko ari umugabo cyangwa nuko harimo akantu k'urukundo, mu bituze kuko nta kintu kibyihishe inyuma. Ikintu gihari nuko yagomba gupfukama bitewe nuko ari umuco wa Nigeria. Twongeye twibuke na ndirimbo yuko hari umuntu wigeze kuri Imico the Best ati dore dusigaye turwanira ibyana n'abanaija ba manager mushyire mokime aka kazi ni danje. Byaragaragaye ko abanaiba batwinjire. Tugarutse kuri kano kantu kuko hari umuntu wigeze guhuza bino bintu biravuga ati nyine ngo abanaija ngo iki ari kuvuga kuri Alliah Kuru. Urumva rero ntago Alliah Kuru ari muri iyo system yo kuvuga ngo nyine ngo nuko turi kurwanira ibyana n'abanaija n'iki gura musaza ngo afite ukuntu bapanga, ntabwo afite ukuntu bapanga. Ariko hari akantu Alliah Kuru yagarutse aho gati uyu muntu
he trust in me and I trust in him. Avuze ati anyizeramo nanjye nkamwizeramo. Ni akantu abantu benshi babitse nubwo benshi batakagarutseho ntabwo twabura kukagarukaho. Yavuze ati he trusts in me, anyizeramo nanjye mwizeramo. Sinzi impamvu nyine yavuze aya magambo, ese koko nyine kuvuga ati uriya mutipe yanyizeremo nyine hamaye icyizere cyanjye nanjye muhereza icyizere cyanjye, hari ikintu kibyishimo. Cyangwa nuko amuhaye akazi akavuga ati mfashe umuntu from somewhere outside mu kindi gihugu ndamuzanye, ntabwo yari afite izina rirenze hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndamuzanye muhereje akazi agiye gukina muri movie zishobora guhangana mu rwego mpuzamahanga, ndamuzanye arimo aractinga. Then Alliah ahita aboneraho kuvuga ati yanyizeremo nanjye mwizamo. Gusa nyine hari ibintu byinshi byagiye bigaragara kuri uyu mukobwa bigaragara ko nubwo nyine ashobora kuba uyu mwaka aribwo yagaragaye muri izi movie cyangwa se yagaragaye muri bino bintu, ariko ashobora kuba yaratangiye iduru ye kera cyane, ashobora kuba yaratangiye iduru ye kera cyane, kuko nureba ukabona nk'ibintu wakoze mu gihe cy'umwaka umwe uraza, kandi biranagoranye ko umuntu ashobora kuza ngo diru runaka ngo nyine ngo uze ngo 155 ntabwo ne ku kuntu iriya boy 1% ngo ihitimo igusinyisha. Hari deal, hari igihe bitwara, hari imyaka, hari igihe kinini bitwaramo kiri kudiringa, ese bari gucekinga character za ese umuntu bigenda gute na gute. Urabona ko nyine igihe cyose byatwaye ntabwo cyari gito, ariko kigaragara nuko baje kuba bakuramo deal ya fresh, ndetse anazana na Platinum P umuhanzi wacu na amuhereza deal muri 1%. Sinzi gusa amasezerano yabyo ko ahageze ya Platinum ndetse na 1% nimba bakiri gukorana fresh cyangwa bimeze bite ntabwo mbizi, gusa mu minsi imbere tuzagenda tubimenya, kuko hari n'indimbo tujya tubona za Platinum tukabona hajeho indi logo cyangwa indi jingo. Gusa Platinum we ntabwo ajya kunda kwa yakereza management cyane, nyine ngo managing cyane, ko sinzi ukuntu we yita the traveler ku giti cyiwe. Ntabwo rero twaje kuba twavuga turi kwivugira kuri Alliah ko ndetse na Rima muri rusange ko byagenze. Gusa ikintu navuga cyo nuko abantu bafite ibyo basasenguye byabo bafite uburyo byo babigenzeyemo, ariko ikintu nagaruka nuko Alliah uretse ko nubwo twanamuza kuba bakundana byari byiza cyane kurushaho, ndetse kandi batanakundana kuko byari byiza nta kintu byabitwaye. Gusa ikintu gihari n'impamvu yapfukamye nuko yakurikije umuco wo muri Nigeria, kandi uriya muco muri Nigeria mbibutse ko ari uko Alliah yari amaze igihe kinini n'ubundi ari kwarizwa muri Nigeria. Reka nshimire bamwe mwakomeje kubana natwe, reka mbabwire ko mugomba gukora subscribe, tuzatubazanira update zose 5/5 ku buryo nta kintu na kimwe kizigera kibacika uko byagenda kose. Ubu ngo twaje nta gusubira inyuma. Reka rero nshimire mwakomeje kubana natwe, reka mbibutse ko subscribe ari ingenzi. Kora subscribe dukomeze kugendana 5/5, twongeye duhuza mu kiganiro cy'ubutaha. Uyu ni Stream Jesus, kiganiro ni The Update hamwe na Stream Jesus the real entertainer, Stream Jesus the real hitmaker. Kora subscribe dukomeze tugendane 5/5. Let's go.